iyo vanjiri ni ivanjiri y'ububabare bwa Yezu. Numva ko ni umusaraba Yezu yanyuzeho, aragenda baremera baramubamba. Hari ijambo Yezu yavuze abwira Imana, muraryibuka? Ninde ubyibuka Bobo? Bobo vuga cyane. Yaramubwiye ngo Imana mwakire Mana bababarire ntago bazi ibyo bari gukora. Très bien. Cyagiye ari ku musaraba. Noneho hari abantu bavuze bageze ngo nuko Yezu araca, sibyo? Barangije turongera turapfuka mu kiliziya. Anyway, noneho ubwo rero murumva ko iyo vanjiri badusomeye ni vanjiri yo kuvuga ububabare bwa Yezu, ukuntu yagiye bamuhekesheje umusaraba Simoni akaza akawumutwaza, akagenda akahura n'ubwo bubabare bwose. Abantu ntibabugire nawe kera mubabarira bose bakagira gute, akavuga ati nabambwe. Uretse babandi of course bariraga bavuga bati aranavuga ati mwe kundirira nirire, we yarazi ko gahunda z'Imana zigomba ko. Ese muzi ikintu Yezu yazize? Yazize ibyaha byacu. Hari ikintu twabikoraho se kugira ngo byibura, kuko kugira ngo tuyatubwiga ko iyo ukoze icyaha usubije Yezu ku musaraba umubabaje. Ese hari isomo byabasigiye muri uyu munsi, ijambo ry'uyu munsi? Yego. Muza kwirinda gukora ibyaha, kandi yuko ugahita wicuza ugasenga Imana. Kutagambanira, kuko kugambana ntabwo ari byiza. Ushobora no kugambanira inshuti yawe. Kugambana ni bibi, ni icyaha, sibyo? Bibi cyane. Guteta. Kwirinda gukora ibyaha, ko nyine iyo ukoze icyaha uba usubije Yesu ku musaraba bikamubabaza. Très bien. Princesse? Bigishije ko ibyaha atari byiza, ko tugomba kubyirinda kuko bibabaza Yezu. Hari bya bisambo birya bibambanwa na Yezu, sibyo? Nta isomo byabasigiye? Yego. Ko umubabare bwawe utagomba kubucumuriramo, ahubwo kubukiriramo. Ukibuka gusaba n'indi igihe Simoni yatwayaga Yesu umusaraba, ko yabikoze yishimye, kandi abandi baciye urubanza Imana bari kubikora bari kwinubira. Kandi karahandurika. Ko gufashanya, gutwaza, kuko ugomba gufasha umuntu mu gahinda ke, mu mibabaro ye. Niyo wamutega amatwi gusa biba bihagije, uba umugabanirije agahinda n'umubabaro. Ariko ukabikora ubyishimiye. Yego. Très bien. Hari akandi nshaka kumuza kuvuga. Parakan Princess yarakomoje kuri bya bisambo byari biri kumwe na Yezu ku musaraba. Parakan Princess yaravuze ariko nshaka kumusozaho neza. Hari akantu na padiri yanabivuze ngo nta mpamvu yo gucira umuntu urubanza cyangwa se ngo guhangayika. Donc nta mpamvu yo gucira umuntu urubanza ngo wumve ngo niba yitwara gutya ku isi ngahagiye ngagiye mu muriro. Cyangwa se ngo uhangayike ngo umuntu wawe agiye hehe, kuko ukuntu umuntu yikiranura n'Imana no mu masegonda ye ya nyuma birashoboka ko wakwikirana n'Imana ukajya mu ijuru. Kandi ko ngo wabwiye Yezu ngo azamwibuke mu bugingo buhoraho iteka, ko we yasabye ikintu cy'ingenzi cyane, yasabye imbabazi arazihabwa. Kandi yazisabye ku Yezu yamusubije ngo iki? Niba ukuntu Yezu yamusubije ngo mu kanya gato turaba twicaranye kwa data. Nta bintu yavuze muri ko turaba twicaranye kwa data. Okay. Yes, barabibona rero ko hari utuntu abana baba bafashe mu kiliziya. Kujyana abana mu misa ni byiza, kujyana abana guterana aho muteranira ni byiza. Hari ikintu bibubakamo, hari ikintu bibagira cyo byanze bikunze. Ndabeshya nta kintu bamarira kujya gusenga. Bakitumarira cyane. Niyo wenda wavuga. Dusoza n'indirimbo. Mashine nashakaga kugira ngo dusome. Ndashaka kubasomera isomo rya mbere twasomye uyu munsi n'isomo rya kabiri. Nta batiri kirimo.
genda uzane intuza shushu genda uzane cyane intuza ushakije nk'uko mumaze kubyumva rero abana baba bafite bavanye mu isomo mu kiliziya. Ni byiza ko igihe muvuye mu misa mushobora gufata umwanya mukaganira n'abana, igihe muvuye mu materaniro ushobora gufata umwanya ukaganira n'abana ukumva icyo bavanye mu byo bigiye mu kiliziya. Ni byiza ko n'igihe mwavuye mufata umwanya mukicara n'abana mukumva niba hari icyo bavanye mu kiliziya, kuko aya majambo tuba tuvana amasomo dusomera mu kiliziya, amasomo twumvira mu materaniro aho tuba twateraniye tuvuga Imana, aherekeza abana mu bintu mu gukura kwabo, bikabaha indangagaciro za gikristo, sibyo? Tugiye nari natekereje ngo nabasomera isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi amasomo y'uyu munsi. Turakoresha laptop kuko Bibiliya yacu iri mu Gifaransa kandi twashatse kubasomera mu Kinyarwanda. Isomo uyu munsi badusomeye ni isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, rivuga riti 54:7. Wenda batagiye mu misa hari ikintu bibafashe kubasomera. Isomo rya mbere n'irya kabiri ryo bibasomere, ivanjiri yo kwagejeje kubinyuramo muri makeya. Dore amagambo y'umugaragu w'Uhoraho. Nyagasani Uhoraho yampaye ururimi, ambwira icyo mvuga kugira ngo menye kuramira uwarushye. Buri gitondo arankangura akanyigisha gutega amatwi nk'abigishwa. Nyagasani Uhoraho yanzibuye amatwi, nanjye sinabyangira ndetse sinatezuka. Nategeye umugongo abankubitaga, imisaya yanjye nyitegeza abamfuraga ubwanwa, uruhanga rwanjye naruhisha abantukaga bancira mu maso. Cyakora Nyagasani Uhoraho arantabara, agatuma ibitutsi bitanca intege. Uruhanga rwanjye ndarukomeza nk'ibuye, kandi nzi ko ntazakorwa n'ikimwaro. Iryo ni isomo rya mbere ryaherekejwe na Zaburi ya 21, 22:8 kugera ku 9, ariyo ivuga ngo Mana yanjye niki cyatumye untererana? Abambonye bose barankwena bakampema kandi bakazunguza umutwe bavuga bati ko yiringira Uhoraho, ngaho namubohoye, ngaho namukize, umva ko amukunda bose. Yes. Mana yanjye. Ko tuvuga? Iyi Zaburi n'umuntu ashobora kuyisomera. Irangira ivuga ngo nzogeza izina ryawe mu bo tuva indimwe, ngusingirize mu ruhame rw'ikoraniro, yemwe abubaha Uhoraho nimumusingize. Noneho isomo rya kabiri riravuga ngo isomo ryo mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyafilipi 2:6-11. Nubwo we yari afite imimerere imwe n'iy'Imana, ntiyagundiriye kureshya nayo, ahubwo yihinduye ubusabusa, yigira nk'umugaragu, maze mu migirire ye agaragaza ko ari umuntu. Nuko aho amariye kwishushanya n'abantu, yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira, ageza aho gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba. Cyo cyatumye Imana imukuza, imuha izina risumbye ayandi yose, kugira ngo nibamara kumva izina rya Yezu bose bamupfukamire mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, kandi indimi zose zamamaze ko Yezu Kristo ari we Nyagasani, bihesha Imana se ikuzo. Ayo ni amasomo badusobeye uyu munsi. Nizere ko nawe hari ikintu ari bugufashe. Ivanjiri ry'uyu munsi ni iby'ububabare bwa Yezu, twababwiyeho muri makeya. Ushatse kurisoma naryo warisoma, ariko muri makeya twabibabwiye. Mbese ntiyavuga ngo ushaka kugisoza n'akaririmbo? Ntabwo ufite se? Ni akahe wateguye? Imana nisingizwe. Okay, ntacyo. Nisingizwe mu ijuru, no musabani kunda, bahorane amahoro, turakurata, turagushima, turagusenga, turagusingiza, turagushimira, turagushimira ikuzo ryawe ryinshi. Twari ibindi kandi Yezu Kristo ni umugati w'esawa. Uko mara yagira iyi ngiyi isaba irimba atari yo kurangira.
yose iyo ngiyo yarakomeye nk'aho irakomeye. Yesu Kristo Baravuga tuba tuyishaka, sibyo? turayizi yose mu mutwe. umara inzara n'inyota Deni abafite kwaje mana ya murahita miga muri zombi. twaje Twaje mana yacu n'indende mana yacu tuje kugushima twe n'abacu bose tuje kugusenga twese nitwe duherutse kugusaba uduha amahoro uturindire ubuzima warabiduhaye urabyuzuza none natwe twaje kukubwira ko twe n'abacu dushimira urakarama wangobotoye umwanzi naje kugushimira wankomereje ukwemera naje kugushimira kandi umpora hafi ngumumurize nzakomeza ngushimire ni wowe undagiye ukamenera igikwiye twaje mana yacu tuje kugusenga twe n'abacu bose tuje kugushima nitwe duherutse kugusaba ngo uduhe amahoro turindire ubuzima warabiduhaye urabyuzuza none natwe twaje kukubwira ko twe n'abacu dushimira urakarama wadutungiye ubuzima naje kugushimira watubereye ifunguro naje kugushimira nanjye ndaguhawe ngunyikirize nzakomeza ngushimire ni wowe undagiye ukamenyera igikwiriye yawandaza urukundo naje kugushimira nakweguriye byose naje kugushimira nunze ubumwe nawe simungabana nzakomeza ngushimire ni wowe undagiye ukamenyera igikwiriye twaje mana yacu tuje kugushima twese twe n'abacu bose tuje kugushima twese nitwe duherutse kugusaba uduhe amahoro turindire ubuzima warabiduhaye urabyuzuza none natwe twaje kukubwira ko twe n'abacu dushimira urakarama. Nakoze kurikira iki kiganiro indirimbo ntabwo tuyirangije yose. Nyagasana akomeza turinde. Ego abatumirwa bacu bakoze cyane twihanganishije abantu bakomeretse cyane bakomerewe cyane muri ibi bihe twibukamo abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi 1994 ni ibihe biba bitoroshye ariko twikomeze mu Mana twikomeze muri Nyagasani kugira ngo ubuzima bukomeze kandi koko bugomba gukomeza dukomeze duharanire kugira urukundo kugira ubumwe duharanira ko ibyabaye bitongera kuba duharanira kwibuka twiyubaka Nyagasana akomeza turinde
turabakunda cyane, turabakunda cyane. Naho utaha Uzagira umunsi mwiza wa Pasika. tunabifurije pasika nziza. Ejo bundi kuwa kane padiri yatubwiye ko kuwa kane hazaba misa yihe, mu gitondo hazaba misa misa ya Christmas. Christmas izabera kuri katedrali kuri Saint Michel abari i Kigali. Nimugoroba habihe misa yo gusangira yisangira aho Yezu akora agira gute Aba arema umunuza Eucharistia n'isakramento y'ubusasedoti akoza n'abigishwa kuwa gatanu hakaba iyihe misa waryo kuvuga iki ntiyagiriwe gusubscribinga gusubscribinga byo ni ngombwa. Kuwa gatanu hakaba iki kuwa gatanu hazaba iki kuwa gatanu sari misiba na misi inzira y'umusaraba. Kuwa gatanu haba inzira y'umusaraba yo kwibuka ububabare bwa Yesu Kristo, sibyo gufatanya na Yezu. Kuwa gatandatu hakaba iki gitaramo kimeze gute cyo kwitegura Pasika, kuko tuba turi kwinjira mu izuka rya Yesu. Tubifurije rero ibihe byiza byo kwitegura, turi mu cyumweru cyo kwibuka Yezu. So tubifurije kuzagira na Pasika nziza n'insi batarongera kubonana. Imana ibarinde, turabakunda. Bye bye. bye bye.